Amasomo yo kuri wa gatatu mutagatifu. Ayo masomo ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 50 umurongo wa 4 kugera ku wa 9a. Zaburi ni ya 69 68 mu dukubo. Evanjili ni ya Matayo umutwe wa 26 umurongo wa 14 kugera ku wa 25. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Nyagasani uhoraho yampaye ururimi ambwira icyo mvuga, kugira ngo menye kuramira uwarushye. Buri gitondo arankangura akanyigisha gutega amatwi nk'abigishwa. Nyagasani uhoraho yanzibuye amatwi, nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye nyitegeza abamfuraga ubwanwa. Uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga banshira mu maso. Cyakora Nyagasani uhoraho arantabara, agatuma ibitutsi bitanca intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nk'ibuye, kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. None se kundenganura ari hafi, ninde watinyuka kumburanya? Naze tujyane imbere y'umucamanza. Ninde uzanshinja mu rubanza? Ngaho niyigaragaze maze anyegere. Nibyo rwose Nyagasani uhoraho arantabara. Ninde rero wanshinja icyaha? Ijambo ry'Imana. Uhoraho ntega amatwi kubw'impuhwe zawe n'ubugwaneza bwawe. Niyumanganya ibitutsi ku mpamvu yawe, nkemera gukozwa isoni n'ikimwaro. Nahindutse umunyamahanga mu bavandimwe, mba n'intamenyekana muri bene mama. Ni koko ishyaka mfitiye ingoro yawe riramparanya, n'ibyo wagutuka ninjye bishengura. Uhoraho ngirira impuhwe unyumve, kubw'impuhwe n'ubugiraneza bwawe. Ibitutsi byambihije umutima, bimviramo no kurwara. Ntegereza uwangoboka ndaheba, nshaka uwampoza sinamubona. Ibiryo byanjye babiroshyemo uburozi, inyota inyishe banyuhira indurwe. Uhoraho unyumve kubera impuhwe n'ubugiraneza byawe. Abiyoroshya nibabibona bazishima bati, mwebwe abashakashaka Imana murakagwira. Kuko Uhoraho yumva abatishoboye, ntatererana abe bari ku ngoyi. Uhoraho unyumve kubw'impuhwe n'ubugiraneza bwawe. Nyagasani YEZU nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Nuko umwe mu ba 12 witwaga Yuda Isikariyoti asanga abatware b'abaherezabitambo, arababwira ati, murampa iki nanjye nkamubagabiza?
bamubarira ibiceri 30 bya feza. Kuva icyo gihe atangira gushaka uburyo buboneye bwo kumutanga. Umunsi wa mbere wo kurya imigati idasembuye, abigishwa baza kubaza Yezu bati aho ushaka ko tugutegurira ibyo kurya Pasika ni he? Ati nimujye mu murwa kwa kanaka mumubwire muti umwigishwa gutumyeho ngo igihe cyanjye kiregereje, ndashaka kurira Pasika iwawe ndi kumwe n'abigishwa banjye. Abigishwa babigenza uko Yezu yabategetse, maze bategura ibya Pasika. Bugorobye Yezu ajya ku meza hamwe na ba 12. Nuko rero igihe bafungura aravuga ati ndababwira ukuri, umwe muri mwe agiye kungambanira. Birababaza cyane, batangira kumubaza umwe umwe bati mbese yaba ari njye Nyagasani? Arabasubiza ati uwo duhurije intoki ku mbehe niwe ugiye kungambanira. Koko umwana w'umuntu aragiye nk'uko ibyanditswe bimuvuga. Ariko rero hagowe uwo muntu wemeye kugambanira umwana w'umuntu. Icyari kuba cyiza ni uko uwo muntu aba ataravutse. Yuda umugambanyi nawe aramubaza ati aho ntiyaba njye mwigisha? Yezu ati urabyivugiye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristo akozwe. Kuri uyu munsi rero Yezu aje adusanga mu ijambo rye kugira ngo akomeze atwigishe kumwakira by'ukuri mu buzima bwacu, by'umwihariko muri iki cyumweru gitagatifu. Mbese muri makeya Yezu arashaka kurira Pasika ye mu buzima bwacu. Igihe cyanjye kiregereje, ndashaka kurira Pasika iwawe ndi kumwe n'abigishwa banjye. Ese iryo jwi rya Yezu turaryumva? Ese Yezu turemera kumukingurira imitima yacu kugira ngo akorere umunsi mikuru mu buzima bwacu ahishimiye? Kugira ngo ibyo ngibyo bishoboke, ijambo ry'uyu munsi riratumurikira, ritwereka inzira yo uburyo amarembo akingurirwa Yezu, cyangwa se uburyo dushobora kumukingirana. Urugero rwo gukingura nuriya nyine yatumyeho atumwigisha arashaka kuza iwawe, akamwemerera akamwakira iwe. Urugero rwo gukingura umutima wacu ni kuba umwigishwa nka Yezu Kristo uko yumviye se. Nk'uko isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi IJURU ryabitwibukije, gutega amatwi, kumvira, kwemera ugushaka kwa Nyagasani udashyizeho imipaka. Nyagasani uhoraho yampaye ururimi ambwira icyo mvuga, kugira ngo menye kuramira uwarushye. Ese ni kangahe Yezu adatuma kuvuga ntituvuge? Ijambo riramira uwarushye.
ijambo ritabara abari mu byago, ijambo rirenganura abarengana, ijambo rirengera abatifite, ijambo riha amahoro abatayafite, ijambo riha ibyishimo ababibuze, ijambo rihindura abanangiye umutima, ijambo rihumuriza abatewe ubwoba n'urupfu, ijambo rihumuriza abahahamuwe n'ibyaha. Iryo jambo nta rindi Yesu atwohereza kuvuga none twebwe abe usibye ubwe. Jambo wa data, iryo jambo ni Yezu Kristo. Humura, Yezu aragukunda. Nubwo uri umunyabyaha ute, umunsi wabiretse azakwakira. Ntiyaguciriye urwo gupfa, aracyagutegereje. Ubutarambirwa, aracyagutitirije. Wikwishyira mu bicibwa, ntabwo waciwe. Kuba umunyabyaha byo, uri umunyabyaha. Nkuko natwe twese turi bo, buri wese afite iki, ariko ntugwishyire mu mubare w'abaciwe. Igihe cyose ugihumeka uba ushobora gucungurwa, uba ushobora kwakira Yezu Kristo agahindura amateka yawe, ubuzima bushya bugatangira. Niyo mpamvu ugomba guhora ubimusaba. Nyagasani uhoraho yampaye ururimi. Hari benshi batarufite, abantu bafite ubumuga bwo kutavuga ni benshi muri iyi si. Siho Nyagasani Yezu ahamagarira kuvuga izina rye, ariko se wowe waruhawe uvuga izina rya Yezu kangahe? Nyagasani uhoraho, reka tuvuge Nyagasani Yezu yampaye ururimi, ambwira icyo mvuga. Icyo mvuga ni izina rye. We watsinze urupfu akazuka, ariko se ndarivuga. Mu by'ukuri ninde umuntu w'umukirisitu gatolika utarahawe ubutumwa bwo kwamamaza Yezu Kristo? Ariko se abamwamamaza ni bangahe? Reka tujye tubyibukiranya. Twese igihe tubatijwe twasezeranye kwanga icyaha, gukurikira Yezu Kristo no kumwamamaza. Imyaka ufite urayizi. Mu myaka yose umaze, waba waramenyesheje Yezu Kristo abantu bangahe? Ni bangahe wabwiye izina rya Yezu Kristo kugeza igihe barivugiye? Kuko ntabwo ari izina umuntu wese apfa kuvuga. Ibyo nabyo tujye tubyibukiranya. Nta muntu n'umwe mu bana biga kuvuga uvuka atangira kuvuga ngo avuga ngo Yesu 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 ndakurahiye. Izina ryahishwa abanyabwenge n'abahanga, rigahishurirwa abaciye bugufi. Hari na benshi banze kurivuga kubera ubwirasi bwabo. Ati sinzavuga izina kanaka yanyigishije, kandi mfite ibyo murusha. Hahirwa abemera ko Nyagasani Yezu ashobora gutuma bashaka bose. Ashobora kugutuma aho abashaka, si wowe umuhitiramo intumwa. Niyo mpamvu ugomba gutega amatwi abagutumyeho. Ngo yasandusha amashuri kugira ngo atangire anyigishe. Sinamutanze kubatizwa, sinamutanze gukomezwa, ndetse nge ndi no mu muryango runaka. We ntagira n'umuryango, ntagira iki, none aratangira ambwira Yezu. Hari n'abifitemo urwango rugeze aho kwangana Yezu n'abamuvuga. Bose Yezu abagirira impuhwe, nuko nyine batamuzi.
ese Yezu aturana n'urwango? Yezu ari urukundo. Nuko rero byaba byose Yezu araduhamagarira gukingura amarembo y'umutima wacu kugira ngo duhimbazanye nawe Pasika, dusangire nawe Pasika ye. Bimwe mu byo dusaba rero nukure kuri urwo rurimi rwacu rukavuga izina rya Yezu, izina rya Yezu. Uzabishobora? Kereka Roho Mutagatifu nabiguha, ndabikubwiye ndanabikwibukije. Kereka Roho Mutagatifu nabiguha nibwo uzihanukira ukavuga uti Yezu. Naho nduzahora uvuga ibindi abandi bose muri rusange bavuga. Nyagasani rero akomeza dusaba gukingura amarembo, ati akanyigisha gutega amatwi nk'abigishwa. Tega amatwi, gutega amatwi. Ese tuzi gutega amatwi? Iyo Yezu bavuze ibya Yezu urumva, iyo bavuze Yezu urumva. Kugira ngo abantu bose nibamara kumva izina rya Yezu, iyo bavuze izina rya Yezu urumva. Munsi mu ijuru n'ikuzimu bose bapfukame kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Muri Filipi 2:6 kugera kuri 11. Hari bigera n'umuntu iyo Roho Mutagatifu atangiye kumukora mu matwi, ariko atari bya bindi kuko iryo jambo rishobora gusobanura ijambo ikindi kibi. Iyo umuntu bamubatiza bamukora mu matwi bamubwira bati efata, bumbuka ururimi n'amatwi byose, ushobore kumva, ushobore kuvuga izina rya Yezu. Ibyo byuzurirwe kuri buri wese urimo kumva ibi. Kuvuga amaraso matagatifu ya Yezu, ushobore kwihanukira abwira abandi ati duteraniye hano mu izina rya Yezu. Kubera ko Yezu adukunda, twahuriye ahangaha kugira ngo twumve ijambo rye. Yezu Kristo ni muzima, Yezu Kristo ari kumwe natwe, Yezu Kristo. Ibyo ntabwo bipfa kuvuga umuntu ubonetse wese. N'uwo Roho Mutagatifu yabihaye. Umuntu uhagarara imbere y'abandi akavuga Yezu atyo, ajya mushimira bikomeye ati singizwa Yezu Kristo wampfiriye ukazuka. Gutega amatwi, tega amatwi Yezu. Nategeye umugongo abankubitaga n'ibindi byose bibi. Kimwe mu bintu umuntu yigisha abantu bikagorana kubyumva iyo urumuri rwa Roho Mutagatifu rutamumanukiyeho, nukumva ko abantu bashobora kukugirira nabi wowe ntubagirire nabi. Abantu bashobora kugutuka ntubatuke. Abantu bashobora kukugirira nabi ku buryo bunyuranye, kugukubita inkoni zinyuranye zijyanye n'ubugome bwabo bw'ibyo bashobora kugukorera, wowe ntugire ikintu kibi ubakorera. Ibyo kugira ngo umuntu abyumve, usibye uwahuye na Yezu ntabwo bishoboka. Umuyisilamu ntazabyumva, umuyahudi ntazabyumva, n'umuntu wese utaramenya ivanjiri ya Yezu Kristo, umuntu wese utaramenya ko Yezu Kristo ari urukundo rusa. Kandi amusaba kwinjira mu rukundo n'ibanga rya Roho w'urukundo, Roho wa Yezu. Tuzasangira rero na Yezu iyi Pasika nitwemera kubabazwa n'abandi, twebwe tukirinda kugira uwo tubabaza, tukirinda kugira uwo duhima. Yangiriye atya nanjye reka nze nkwereke, ubwo akoze ibi reka nkore biriya. Ni buri wese nyine yifitemo amahane
iyo Yezu Kristo atagukijije ayo mahane, buri gihe nyine arakuranga, rimwe na rimwe ukabikora utabizi, wibwira ngo urimo kwirwanaho. Hari ibintu dukora nyine mu by'ukuri bibi bitajyanye rwose n'urukundo rwa Yezu, ariko umuntu yibwira ko arimo kwirwanaho, arimo kwivuna abanzi, nibo bansembuye, none se sibe watangiye antuka, none se sibe babanje kunkubita, none se ko ari unyanga ninjye umwanga, kandi nawe ukaba urimo uramugirira nabi. Umuntu w'umukristo rero agomba kwemera ko minisiteri y'ingabo ye cyangwa y'ingabo ze, ni ukuvuga uburyo bwe bwo kumurwanaho no kumurinda buba gusa Yezu Kristo, intwaro za Yezu Kristo, nk'uko babisanga mu Banyefezi umutwe wa 6 umurongo wa 10 kugera kwa 20. Wishaka kwirwanaho ukoresha ubugome, ukoresha ibinyoma, ukoresha amagambo mabi, ukoresha ibitsure, ukoresha guhimana, ukoresha ibindi byose se kibashobora kukwigisha kubwira ko none se urabona si bose wewe wari wibereye aho, nta muntu niho bagushotoye. Yesu azasangira natwe rero, nitwemera gusangira nawe iyo mibabaro duterwa n'abantu baduhemukira, kandi tukabyakirana urukundo, tukabimuturana urukundo. Ibyo ngibyo ni amagambo masa iyo umuntu atamurikiwe na Roho Mutagatifu. Urugero kandi Yezu araruduha mu Ivanjiri nyine uko yakomeje kubana na Yuda kugeza ku munota wa nyuma, uko yaduhaye ubuzima bwe twese abagome nta n'umwe akuyemo, kugira ngo dushobore kuba bazima, dushobore guhoraho, kuba abana buhoraho, Data na Mwana na Roho Mutagatifu, kugira ubuzima nabo ubwabo bafite, gusangira nabo, gusangira nawe nyine, atari igipasika yonyine, ahubwo pasika ihoraho. Umubyeyi Bikira Mariya n'abatagatifu Bigitoriyani, Akwila, Filoteya n'abandi batagatifu bose, izo nshuti zacu, niba dusabire maze Yezu Kristo aduhindure mu rukundo bavandimwe. Iyi pasika itwuzuza urukundo, tubanire neza abo tubana mu rukundo, tubabarira abaduhemukiye mu rukundo. Izina rya Yezu Kristo rihora risingirizwa muri twe. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Ngwino Roho w'urukundo, ngwino uhindure kamere yacu mbi, ngwino dukuremo ubugome, amahane, amashagaga, uburwanyi, utwuzuza urukundo rwa Yezu. Ngwino Roho wa Yezu, ngwino mu izina rya Yezu kubw'amasengesho ya Bikira Mariya, kuzuza urukundo abantu bose muri iyi pasika, utsemba inzangano mu izina rya Yezu Kristo. Ngwino Roho Mutagatifu, Bikira Mariya Mutagatifu dusabire, umutima utagira inenge wa Bikira Mariya uturengere.